Shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Nge muganirira umunsi ni bagabo Joseph kandi ngarutse muri cya kiganiro Savoir Divine mumaze kumenyera mwese dusigaye tubagezaho bimwe mu byigisho cyangwa bimwe muri teme zimwe na zimwe tuba twafashe mu cyumweru tukaziganiraho ngewe n'abagenzi banjye tukareba ikimana dushakaho n'ikimana tubwira mu ijambo ryayo. Iki cyumweru rero turimo tuganira hejuru y'umusaraba cyangwa se hejuru y'imbaraga z'umusaraba wa Yesu Kristo. Kadusome ijambo ry'Imana riboneka muri Petero wa mbere igice cya 18 tuganire kuri ayo magambo turebe iki ijambo ry'Imana ritubwira. Petero wa mbere igice cya 18 haravuga kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basokuruza banyu atari byangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. Ni ijambo ryiza cyane dusanze ahangaha muri Petero wa mbere cyo cya mbere 18 ritubwira yuko icyo twacungujwe atari ikintu cyangirika nk'ifeza cyangwa se izahabu. Iyo umuntu avuga ifeza n'izahabu ni ibintu abantu baha agaciro kenshi cyane cyangwa bumva ari ibintu bikomeye cyane, ariko amaraso y'umwana w'Imana twacungujwe, amaraso ya Yesu Kristo arabiruta. Ngo ni amaraso atangirika nk'uko ifeza cyangwa se izahabu byakwangirika, ahubwo ni amaraso y'igiciro cyinshi cyane. Ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi cyane nk'ay'umwana w'intama itagira inenge cyangwa ibara ariyo Yesu Kristo. Ndagira nkubwira ngo bene data twacungujwe amaraso y'igiciro mu nyungu z'umusaraba, mu mbaraga z'umusaraba turimo tuganiraho. Iki nicyo cya mbere, nuko ku mbaraga z'umusaraba twacungujwe amaraso y'igiciro. Ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basokuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa se izahabu. Nta kindi cyari kudukura mu ngeso zacu za kera, nta kindi cyari kudukura muri kamere yacu ya kera. Iyo twarazwe na basokuruza, iyo twarazwe n'abatubyaye naho twagiye dukurira naho twagiye tuba, iyo twarazwe n'amateka, buretse amaraso ya Yesu Kristo akomeye, buretse inyungu z'umusaraba, buretse imbaraga z'umusaraba. Uyu munsi rero ngiye muganira nashatse kugira ngo tuganire ku bintu 7 duhabwa kubw'imbaraga z'umusaraba. Ndabivuga nirukanka kuko umwanya wacu aba ari mutoya, ariko narebye nsanga hari ibintu 7 duhabwa kubw'imbaraga z'umusaraba. Icyambere nuko ku musaraba tuharukira. Uyu muntu wese uko yaba ameze kose, uburuhe yaba afite, uko yaba ananiwe, uko yaba ameze kose, iyo ageze ku musaraba araruhuka. Yamara kuruhuka kamwe akagubwa neza. Iyo usomye agatabo k'umugenzi kuri page yaho 37, 38, 39 umugenzi wa mbere tuhasanga umugabo witwa Mukristo ngo wari uri mu rugendo rugana mu ijuru, kandi ngo yarafite umutwaro yikoreye wari umuremereye, yahoraga agendana ku manywa na nijoro nta umuruhura, aho yacaga hose yaba aryamye ni umutwaro yahoraga yikoreye igihe cyose. Ngo ariko ngo umunsi umwe ageze ku musaraba, ikintu cya mbere ngo cyamubayeho ngo yararuhutse. Ngo uwo mutwaro we waribohoye, ngo urangije guvaho wagiye kumva yumva araruhutse abaye neza. Reka nkubwire ngo zimwe mu nyungu z'umusaraba, zimwe mu mbaraga z'umusaraba, nuko imitwaro tuba dufite tumaranye igihe yari turemereye, imitwaro twahoranaga, iyo tugeze ku musaraba ubwayo yikuraho tukaruhuka tukagubwa neza. Ngo uwo mugabo yumva guwe neza, umutwaro yaramaranye igihe umugoye umeze nabi umukuweho. Reka nkubwire mwene data mushiki wanjye, ku musaraba niho turuhukira imitwaro hose yacu yose, niho dukurirwaho imitwaro yacu yose. Si ibyo gusa, wageze ku musaraba kandi ngo yahuriye n'abagabo 3 ngo bamuramutsa n'ijwi ryiza, ngo baramubwira ngo arabe amahoro, ngo baramubwiye ngo amahoro abe kuri wowe. Abo bagabo 3 barangije umwe aramwegera. Icya kabiri mu nyungu z'umusaraba, icya kabiri mu mbaraga z'umusaraba umva ni iki ngiki, ngo wakabiri aramwegera baramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ntabwo ushobora kubabarirwa ibyaha utari wagera ku musaraba. Kugira ngo ubabarirwe ibyaha no kugera ku musaraba, zimwe mu mbaraga z'umusaraba nuko umusaraba duhesha kubabarirwa ibyaha byacu. Ngo wakabiri aramwegera muri abo bagabo 3 ngo baramubwira ngo
iyo myambaro wari wambaye y'ubucoceri, iyo myambaro wari wambaye itari myiza, reka tuyikwambure ngo bamwambike imyambaro myiza. Ndajya nkubwire ngo tukiri mu byaha twambara imyambaro mibi, imyambaro y'ubusambanyi, imyambaro y'ububeshyi, imyambaro y'ubujiji, imyambaro yo kugambana, imyambaro yose mibi twambariye mu byaha. Iyo tugeze ku musaraba duhura n'umugabo utwambara iyo myambaro, akatwambika umwambaro mwiza, umwambaro w'igitare, umwambaro wo gukiranuka. Reka nkubwire mwene data mushiki wanjye, ugira inyota yo kugera ku musaraba, kuko uzamburwa imyambaro yose wambitswe n'ibyaha, wambitswe n'amateka, wambara umwambaro wo gukiranuka. Wahura n'umugabo wa gatatu ngo arangije ngo nawe aramusuza, ngo amuha ikimenyetso, ngo amushyire ikimenyetso mu ruhanga, ngo agenda afite icyo kimenyetso, ngo amuha umuzingo w'igitabo. Icyo ni icya kane duhabwa tugeze ku musaraba. Iyo ni imbaraga, ngo yaramanje ngo amuha ikimenyetso. Haleluya, Yesu nashimwe. Nyuma yo kwamburwa imyambaro ngo yamuhaye ikimenyetso, yamushyizeho ikimenyetso. Reka nkubwire ngo iyo tugeze ku musaraba dushyirwaho ikimenyetso cyerekana abo turi bo, duhinduka ba Kristo. Ikimenyetso cy'uko turi abana b'Imana kidushyirwaho. Ngo arangije ngo amuha umuzingo, amuha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryaranshimishe cyane muri Zaburi y'119 umurongo w'105. Haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ngo ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ngo yamuhaye umuzingo, ngo aramubwira ngo uzagende ubusoma kandi ntuzayoba. Reka nkubwire ngo iyo tugeze ku musaraba duhabwa ijambo ry'Imana ritumurikira kugeza tuzagera muri cya gihugu cyitwa ijuru aho turimo tugana, kandi ntituyoba. Ku musaraba ni heza. Izo ni zimwe mu mbaraga zo ku musaraba. Cya gatandatu, wamaze gukorerwa ibyo bintu byose ngo yuzura ibyishimo n'umunezero. Impamvu mubona abantu batuzura umwishimo n'umunezero, batunze, bafite ibyo bafite, bize amashuri menshi, bafite amafaranga menshi, bafite ibintu byinshi binakomeye muri iyi si, ariko bakabura ibyishimo n'umunezero, nuko batari bagera ku musaraba. Iyo umuntu ageze ku musaraba yuzura ibyishimo n'umunezero. Mwene data mushiki wanjye, urashaka kuzura ibyishimo n'umunezero? Tera intambwe ugana ku musaraba. Uyu mugabo mu Kristo guhageze, amaze guhura n'abagabo batatu bamaze kumusuza. Umwe amubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe, undi amubwiye ngo iyo myambaro wambaye ikuremo ubucocera nkwambika imyambaro mizima, undi amubwiye teka ngushyiraho ikimenyetso cyerekana uwo uri we. Ngo agiye kumva ngo yumva yuzuye ibyishimo n'umunezero. Reka nkubwire ngo icya karindwi kiba ku muntu wageze ku musaraba nta kindi, wuzura amashimwe ugaterura ukaririmba. Wuzura amashimwe ugaterura ukaririmba. Warangije yumva amashimwe aramwuzuye, warangije ngo araririmba. Aririmba yandi ndimo twabonye, bivuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha byanjye, ngo ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Ntihagire ikintu na kimwe kibasha kumumara umubabaro, ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, ngo hangiriye umumaro, ngo ntazibagirwa ukundi. Ngo iri ni itangiro ry'umunezero wanjye, ngo niho umutwaro wanjye wavuye ku mugongo. Aravuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima umwami, ngo ndashima yamba nziza, ngo ariko cyane cyane ndashima uwambambiwe. Reka mbabwire ngo iyo tugeze ku musaraba, nyuma yo kuzura ibyishimo n'umunezero, akanwa kacu karafunguka, tukuzura amashimwe tukaririmbira umwami wacu. Izi ni zimwe mu nyungu, izi ni imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba, izi ni imbaraga z'umusaraba. Turabohorwa, dukurwaho ibyaha, umuntu arabohoka, agakurwaho ibyaha, umuntu arababarirwa, ibyaha bye bikamukurwaho. Turagenda rwose imyambaro mitwe twambawe tukayikurwamo, imyambaro abantu bari batuziho y'ububi, y'ibintu bitari byiza, y'ibyo twakoraga bitari byiza. Ku musaraba iyo myambaro dukurwaho, twambara imyambaro mizima, dushyirwaho ikimenyetso cy'abo turi bo. Ku musaraba duhabwa ijambo ry'Imana rikatumurikira muri uru rugendo rwacu. Ku musaraba tuhahurira n'ibyishimo ndetse n'umunezero. Ku musaraba tuzurizwa amashimwe tukanaririmba. Pawulo we yarabivuze, yavuze ijambo nakunze cyane mu Bagalati ibice 6:14. Yaravuze ngo ariko njyewe sinzira ati ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wanteye ku iby'isi mbireba nk'ibibambwe, nanjye nkabira iby'isi nk'ubambwe. Reka nkubwire ngo mwene data, igikwiye kwiratwa si ubutunzi ufite, igikwiye kwiratwa si amashuri wize, igikwiye kwiratwa si aho utuye, si aho uba, igikwiye kwiratwa si ibyo ugezeho, si aho ugeze. Igikwiye kwiratwa mu isi ya none nuko wageze ku musaraba. Niyo nyungu ya mbere ikomeye, nibwo butunzi bwa mbere bukomeye, niko kubaho neza kwa mbere gukomeye. Pawulo arabimenya, aravuga ngo njye sinkira ati ikindi
Pawulo mu bize yari arimo, Pawulo mu bantu bari basobanutse yari arimo, Pawulo mu bantu bari barabayeho bikomeye yari arimo, ariko asanga ibi byose ntakwiye kubyirata. Ubwene gihugu yari afite bubiri kandi bukomeye, aravuga ngo ngiye cyo nirata ni inyungu z'umusaraba wa Yesu Kristo. Reka nkwinginga mushiki wanjye, mwene data, muri kino gitondo, muri aya masaha urumva iyo ndiyo, kugira ngo nawe umaranire kongera kwegera umusaraba wa Yesu Kristo. Biragufasha, hari imbaraga z'ubwoko burindwi uhakura, kandi nyuma yaho biratuma ugenda wirata umusaraba wa Yesu Kristo, kuko ari we musaraba, ari wo musaraba uhesha umuntu kuzura ibyishimo n'amahoro, ari wo musaraba uhesha umuntu utobora akaririmba kandi agashima. Umutwaro umaranye igihe sinzi igihe umaranye, umutwaro umaranye igihe ugendana sinzi igihe umaranye, wabura umutwaro w'ibyaha, wabura umutwaro w'ubuzima, wabura umutwaro w'uburwayi, wabura umutwaro w'ikintu icyo ari cyo cyose, ndakwingingira kugera ku musaraba, kuko umutwaro wawe usigaraho. Urihambura ntumenye ukuntu kuvuyeho, usigaraho, kandi wahurira n'ijwi ry'ihumure rikubwira guba amahoro, kandi wahura n'ijwi ryiza rikubwira ngo ibyaha bibabariwe, kandi wahura n'ijwi ryiza rikwambura, wahura n'umugabo mwiza ukwambura ubucocoro wambitswe n'isi, wambitswe n'abantu, wambitswe n'ibindi bintu, ukambika umwenda mwiza, kandi wahurira rwose n'undi gushyiraho ikimenyetso cyerekana uwo uri we, kandi wahurira rwose n'undi guha igitabo kikwereka, kigufasha, kikuyobora inzira izakugeza mu bwami bwitwa ijuru. Ndakwingingira kongera kugira inyota, kongera kugira ubushake bwo kuba hafi no gushakisha uburyo ugera ku musaraba. Imana ibigufashemo kandi igukomeze, iguteze intambwe. Weho wageze ku musaraba, ndakwingingira kutahava. Dore ikintu cyatumye mu Kristo ahura nabo bagabo batatu, we yarahageze ku musaraba, warawurangarira cyane, warawitegereza, wagiye kubona abagabo batatu. Ahari uhageze ukigendera ntiwahura nabo. Niwe warageze ku musaraba, harindirire, hategerereze, Imana irohereza ibyawe ariko uri ku musaraba. Niba utari wagera ku musaraba, gira vuba, gira bwangu, hagere, urahurira n'ibizima, kandi uburyo bwose wari uremerewe urasubira bimeze neza. Niko ngusabiye, nanjye nisabira, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.